mwese abadukurikiye twongeye kubasuhuza ngo Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya w'ingenzi, irindi ryarembo rihora ryugururiwe abashaka agakiza ku muntu wese, umuto n'umukuru. Twongeye kubararikira kubana natwe mu ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya rero w'ingenzi ku muntu wese wo gusabana n'Imana no kuba hafi yayo. Ngaho mwegere inyakiramajwi zanyu maze tuvugane n'Imana. Reka dusenge. Turagushimye Data wera ukiranuka uri mu ijuru, turagupfukamiye muri uyu mwanya, tugusabye kubana natwe, tugusabye kubana n'ijambo ryawe ngo uriyobore, tugusabye kubana n'abantu bawe batatanye bari hirya no hino, kugira ngo uyu mwanya tugiye kuganiramo ibyo wavuze buri wese abigiremo uruhare bibibye, nidusohoze ibyo wadutumye nabwo tuzashima izina ryawe. Dusabye imbaraga mvajuru ngo iduhagarikire, uturinde kuba twenyine kuri uyu murongo, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Abadukurikiye twongeye kubasuhuza tunababwira ko tugiye kuganira. Insanganyamatsiko tuganira iratubwira ngo uruhare umuntu afite mu nama y'agakiza. Uruhare umuntu afite mu nama y'agakiza. Inama y'agakiza umuntu yakwibaza ngo ni iki? Inama y'agakiza, umuntu akimara gucumura, akimara gutandukana n'Imana, umuntu abaye umunyabyaha rubebe, umuntu abaye kure y'Imana, umuntu abaye igicibwa, habaye inama y'agakiza y'uko umuntu yakira. Inama yinjiramo, Yesu na se barabyemeranya, biyemeza uburyo umuntu agiye gucungurwa, ngo isano yarafitanye n'Imana yongere igaruke, urukundo yakundaga Imana rwongere rugaruke, kuyubaha no kumenya ko Imana ari se byongere bigaruke, kuko umuntu yarabaye nk'umwana w'ikirara, umuntu yaraciwe buheriheri. Inama yinjiramo uburyo umuntu yagaruka nubwo byari biruhanije, kugira ngo umuntu yongere agirane ubumwe n'Imana, agirane isano n'Imana. Byari ibintu bikomeye, byasabaga igitambo gikomeye ngo umuntu yongere ahure n'Imana. Byasabye ko urupfu rubaho. Imana yemera gutanga umwana wayo ngo apfe, ariko umuntu acungurwe. Yesu yemera gupfa, yemera kumanuka, yemera kugira ibyo ahara. Ahari icyubahiro cye, ahara ubwami bwe, ahara ubwiza bwe, ahara gucurangirwa no kuririmbirwa, ahara kuba umumana, yemera kuba umuntu, kugira ngo umuntu wari umaze gutandukana n'Imana yongere agaruke. Byamusabye gutanga ubuzima bwe kugira ngo umuntu yongere asubirane n'Imana. Nicyo cyabaye icyungo gihuza umuntu n'Imana, n'urupfu rw'umwana w'Imana. Ni ukwibaza rero nawe uruhare umuntu yaba afite mu nama y'agakiza, kugira ngo umuntu yongere, natwe twongere duhuze umuntu n'Imana. Pawulo niwe wavuze ngo nicyo gituma turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo ndetse Imana isa naho itwingingira muri twe. Turi abantu bo kongera guhuza abantu n'Imana, tukongera tukabagarurira, kugira ngo umuntu agire uruhare mu nama y'agakiza. Nawe ni ukugira abakiza, ni ukugira icyo akora ngo umuntu akire, kuko Kristo yagize ibyo akora ngo umuntu yongere ahure n'Imana. Niko natwe dusabwa kugira icyo dukora kugira ngo twongere guhuza umuntu n'Imana. Uwo ni umurimo usabwa kuwugiramo uruhare, kuko utawugizemo uruhare nawe amarembo yo mu ijuru ntazigera gukingukira. Uyu ni umurimo ugomba gushyiramo imbaraga. Niki? Umuntu umwe niwe wavuze ati, Mwami gira umuntu nshinga maze umunkundishe, niyoroshye ngo ukorere ngo mugukirize. Dusabwa kugira icyo dukora ngo natwe mu nama y'agakiza tuzagira icyo dukora, tuzagira icyo tumurika, hazagira ikivugwa mu ruhande rwawe, mu ruhande rwanjye, ko nanjye nagize uruhare mu nama yo gukiza. Ni ugukiza, ni ijambo ryitwa gukiza, nanjye nabigizemo uruhare. Si uko Yesu yarananiwe kubirangiza ngo birangire,
ahubwo kuba urukundo yakundaga umuntu, yemeye ko umuntu yongera kugira uruhare nawe gukiza umunyabyaha nk'uko nawe ari umunyabyaha. Hari umuntu Yesu yakijije, uriya musazi w'i Kaperinawumu, yaramukijije. Amaze kumukiza, Yesu yongera kumutuma, amuhaye umurimo, aramubwira ngo naje gukiza. Yahereye umurimo uriya musazi yakoze wabaye igitangaza. Umusamariyakazi bahuriye ku iriba, amaze kumwumva, nawe yagize uruhare mu gukiza bene wabo. Ni uruhe ruhare waba ufite nawe mu nama y'agakiza? Urasabwa kugira icyo ukora ngo nawe ugira abukiza. Niwe murimo Yesu amaze gucungura umuntu, amaze kumubohora mu maboko ya Satani, amaze kumuha icyizere ko umuntu acunguye yongeye guhura n'Imana, yamushinze umurimo ukomeye ngo nawe agiremo uruhare. Ngo iyi Imana ibishaka, ngo iba yarabyanditse mu kirere, iyi Imana ibishaka iba yarabyanditse ku butaka, iyi Imana ibishaka iba yarabyanditse ku bibabi, byose bigashoboka ubibonye wese, cyangwa ikavuga ijwi ryayo rimwe gusa, ibintu byose bikumvikana. Ariko yanze ko birangira ngo umuntu atagize uruhare muri uwo murimo wo gukiza, kuko umurimo w'agakiza ni umurimo utera umunezero cyane, ni umurimo ushimishije, nubwo bisaba igitambo, nubwo bisaba kwiyanga, ariko Imana yemeye ko umuntu abigira nk'uruhare kugira ngo umuntu abashe gucungurwa. Rero uruhare rwawe rurakomeye. Yesu arangije umurimo wo gucungura umuntu, yamuhaye umurimo ukomeye cyane, aramubwira ngo namwe nimugende mujye mu isi mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nimurangiza, abemera muzababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, muzajya mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yaramubwiye ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Amaze guhabwa ubwo butware, nawe yahaye umuntu umurimo ngo nawe agire uruhare mu nama yo gukiza umunyabyaha kimwe nawe. Aramubwiye ati ngaho genda mwigisha abantu, mubabwire ibyo nababwiye, mubigisha ibyo nabigishije, kandi dore ndi kumwe namwe. Arangije gukora uruhare rwe, yavuze ijambo rikomeye cyane nza gusoma muri Yohana 17 umurongo wa 4. Yavuzemo ijambo rikomeye, aravuga ati, Yohana 17 yavuzemo umurongo ukomeye, aravuga ngo umurongo n'uwa 4 yaravuze ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. None Data, imbere yawe unyubahije cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Yesu yubahishije Imana ari uko arangije umurimo Imana yamuhaye gukora. Avuga ati nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yarakoze uruhare rwararurangiza, yakijije abarwayi, yazuye abapfuye, yirukanye abadayimoni, yafashije abakene, abatagira uko bameze, mbese abantu b'ingeri zose uruhare rwe yararukoze, maze abwira Imana ngo narangije umurimo wampaye gukora. Tugomba gukora uruhare rwacu kugeza igihe tubwira Imana ngo turangije umurimo waduhaye. Abera bamaze kubarwa ndetse bamaze gushyirwaho n'ikimenyetso. Dufite uruhare mu nama y'agakiza yo kugira icyo dukora kugira ngo umuntu Imana yaremye yongere acungurwe, yongere akunda Imana, ayigarukire. Kino gitabo cyitwa kubwiriza, abakozi babwiriza ubutumwa, ku rupapuro rwa 194 yavuzemo ijambo rikomeye rivuga ko umuntu wese afite uruhare mu nama y'agakiza. Haravuga ati abantu bagiye bagira insinzi nyinshi, ni hepfo haravuga ngo abantu bagiye bagira insinzi nyinshi mu murimo wabo wo gukiza imitima, bari abagabo n'abagore bataterwaga ubwibone n'ubushobozi bwabo, ahubwo binyuze mu kwizera no mu kwicisha bugufi bashakaga uko bafasha ababazengurutse. Abantu bagiye bagira insinzi nyinshi mu murimo wabo wo gukiza imitima,
bari abagabo n'abagore bataterwaga ubwibone n'ubushobozi bwabo, ahubwo binyuze mu kwizera no mu kwicisha bugufi bashakaga uko bafasha ababazengurutse. Uwo ni wo murimo Yesu yakoze. Yegeraga abo yifuzaga gushyikira. Mbega ukuntu kenshi iyo yabaga afite abantu bake bamuri ruhande yatangiraga kubigisha, hanyuma abagenzi bahageze umwe ku wundi bagahagarara bagatega amatwi kugeza ubwo baba igiterane kinini, bakumva amagambo y'uwo mwigisha wavuye mu ijuru, batangaye kandi bayahaye agaciro. Ni ukuvuga ngo umurimo Yesu yari afite wari uwo kwigisha abantu, yaba babiri, yaba batatu, yaba umwe n'umwe, uwo ari we wese, kugeza igihe iteraniro ryabaga. Shaka kwerekana ko umurimo w'umuntu ku giti cye nawe ukenewe. Muribuka igihe yabwirizaga abwiriza uriya mugore w'i Samariya, ntabwo yategereje kubwiriza iteraniro nk'uko bamwe batekereza kubwiriza iteraniro, ngo ababwiriza arigisha abantu ari uko abonye iteraniro rinini. Oya, ahubwo umwanya yabonaga wose yawubyazagamo umusaruro. Yakoze ibintu bikomeye cyane kugira ngo umurimo urangire. Abantu benshi rero bagiye bakora mu ruhande rwabo kugira ngo barangize inshingano yabo. Nawe usabwa gukora uruhare rwawe kugira ngo urangize umurimo. Amagambo aboneka mu Baroma 15:23 arandika agira ati, Abaroma 15:23 yaranditse ati, Abaroma, amagambo yavuzwe na Pawulo aravuga ngo 15:23 aratubwira ati, nicyo cyatumye ngira igisibya. 23, ariko none ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu. Ubwo nzajya Isipaniya, niringiye kuzabasura nimpanyura kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza. Ijambo nashakaga niri, Pawulo yakoze uruhare rwe mu nama y'agakiza. Yahereye ku murongo wa 19 avuga aya magambo, ariho mpera avuga ngo, yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye sohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iliriko. Pawulo ngo Imana yaramuhaye amagambo, imuha n'umurimo, ngo imuha n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ngo ibyo byatumye asohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo uhereye i Yerusalemu, ngo arazenguruka akagera mu Iliriko. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo abemera nk'uko byanditswe ngo abatarabwiwe ibye bazabibona, kandi abatarabyumvise bazabimenya. Nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu. Abo naba yandikiraga bifuzaga ko yabasura, ariko yari agifite umurimo. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ati, ubwo ntagifite aho nshigaje. Yakoze uruhare mu gukiza imitima. Aravuga ngo ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatarabwiwe ibye bazabibona, kandi abatarabyumvise bazabimenya. Nicyo gitumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu, ariko none ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, ntaho yarashigaje, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu. Pawulo yakoze uruhare mu gukiza imitima. Ngo ahereye i Yerusalemu arazenguruka arigisha, none avuze ngo ubwo ntagifite aho nshigaje. Uruhare rwe yararukoze, ahereye ahamuzengurutse. Ahereye muri iki gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa, yavuze ijambo rikomeye cyane ku rupapuro rwa 58. Yavuze ngo ku ruhembe rw'imbere
mu bahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwa Kristo turahasanga intumwa Pawulo wabaye urugero rwiza kuri buri mugabura wo gukiranuka no kumvira, kwitanga, imihati idacogora, inararibonye ye n'amahugurwa yatanze arebana no kwera k'umurimo w'umugabura n'isoko y'ubufasha ihembura kubinjira muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Mbere y'uko yihana, Pawulo yarenganyaga abayoboke ba Kristo mu buryo bukomeye, ariko ageze ku marembo y'i Damasiko ijwi rivugana nawe. Icyo bashatse kuvuga ni uruhare yagize muri uyu murimo rukomeye cyane. Ndahasubira ku ruhembe rw'imbere mu bahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwa Kristo tuhasanga intumwa Pawulo wabaye urugero rwiza kuri buri mugabura wo gukiranuka no kumvira, kwitanga, imihati idacogora, inararibonye ye n'amahugurwa yatanze. Yakundaga gutanga amahugurwa ngo yaba umuntu ku giti cye, yaba abantu bihariye, yaba abantu yabonaga bazagira icyo bamarira abandi, yarabafataga akabazana akabahugura, akamenya ngo ubwo mpuguye bazagera kuri byinshi. Ngo yagiraga amahugura yatanze, avuga ngo inararibonye ye n'amahugurwa ye yatanze ngo arebana no kwera k'umurimo. Yahuguriraga abantu kwera k'uyu murimo w'umugabura n'isoko y'ubufasha n'ihembura ku bijyanye n'umurimo w'ivugabutumwa, maze abereka icyo yakoraga. Hepfo niho yanditse basobanura uko yari ameze n'uko amaze kwakira ubutumwa bwiza, icyo yaje gukora. Mbere y'uko yihana, Pawulo yarenganyaga abayoboke ba Kristo mu buryo bukomeye, ariko ageze ku marembo y'i Damasiko ijwi rivugana nawe, umucyo uvuye mu ijuru umurika mu mutima we, maze mu iyerekwa yahawe rya wa wundi wabambwe abonamo icyahinduye icyerekezo cye cy'ubuzima bwe. Uhereye ubwo gukunda umukiza wuje ubwiza, uwo yarenganyaga adatuza, anyuriye mu bera be, abirutisha byose. Ahabwa umurimo wo kumenyekanisha ubwiru bwahishwe uhereye kera kose. Ubwo ni Abaroma 16:25. Umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Pawulo Imana imuhamagariye umurimo ukomeye, nta wundi murimo yamuhaye usibye wo kumenyekanisha izina ryayo. Mu gihe cyose yamaze akora umurimo we, Pawulo ntiyigeze ateshuka ku masezerano yaragiranye n'umukiza. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugira aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Pawulo yakoze umurimo ukomeye akimara guhishurirwa inama y'agakiza, akimara kumva uruhare afite mu gukiza abandi, abonye akijijwe, abonye agiriwe icyizere, abonye arokowe, yagize uruhare rukomeye mu kugira icyo yamarira abandi. Ubwo hari abantu benshi bagize icyo bakorerwa, ariko uyu munsi akaba ari ntacyo bakora, maze barituriza bumva bifitiye amahoro. Ariko we ntabwo ariko byagenze. Mu gice cya 20 cya Matayo nako cy'ibyakozwe n'intumwa, yavuze umurimo yarakoze, aravuga ati, uyu murimo muze kuwumva cyane. Yakoze ibishoboka byose, maze arababwira ati, kandi umurongo wa 20, kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Uyu mugabo yakoze umurimo ukomeye mu ruhare, yakoze uruhare rwe mu nama y'agakiza. Aravuga ngo kandi muzi yuko yabwiraga abantu, yarari kumwe n'abiteraniro ry'abayobozi, ababwira ati, kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe.
nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. Pawulo yari yarakoze ibishoboka byose, ari ukwigishiriza umuntu, kumwigisha kujya mu rugo rumwe rumwe ava ku rugo ajya ku rundi, ari uguhamiriza abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana. Ahantu hose ijambo yabaga afite ryose, yabaga ahishuriwe ryose, Pawulo ntabwo yikenze kuribwira buri muntu. Aravuga ngo namaze imyaka 3 ndahwema, haba ku manywa haba nijoro. Yakoze uruhare rwe mu nama y'agakiza. Nta yindi nama y'agakiza, nta rundi ruhare twahawe usibye gukiza abandi. Nawe uruhare wagira mu nama y'agakiza ni uguhinduka, ukinjira mu munyururu wo kugira icyo ukora ngo umunyabyaha abashe gukira. Dufite umurimo ukomeye kandi dusabwa gukora kugira ngo tuze kurangiza. Muri iki gitabo cyitwa Maranatha, yaranditse ati ku rupapuro rwa 261, yaranditse ngo ubutumwa bukomeye kandi bwera bw'umuburo bugomba kuvugwa mu birere bigoye cyane kuruta ibindi no mu migi yuzuye ibyaha byinshi, ahantu hose umucyo w'ubutumwa bukomeye bw'abamarayika 3 utaragera. Iri jambo rirakomeye cyane. Arandika agira ati ubutumwa bukomeye kandi bwera bw'umuburo bugomba kuvugwa mu birere bigoye cyane kuruta ibindi no mu migi yuzuye ibyaha byinshi, ahantu hose umucyo w'ubutumwa bukomeye bw'abamarayika 3 utaragera. Dufite umurimo ukomeye cyane ku rwego rukomeye wo gukiza, mu nama y'agakiza ufitemo uruhare rukomeye. Arandika ati ubutumwa bukomeye kandi bwera bw'umuburo bugomba kuvugwa mu birere bigoye cyane kuruta ibindi no mu migi yuzuye ibyaha byinshi, ahantu hose umucyo w'ubutumwa bukomeye bw'abamarayika 3 utaragera. Buri wese agomba kurangwaho n'irarika riheruka rimutumira mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe bugomba kubwirizwa ikirorero ku kindi, umugi ku wundi, ndetse n'igihugu ku kindi. Dufite umurimo ukomeye cyane, dufite uruhare mu nama yo gukiza. Batweretse neza ko ubutumwa bukomeye kandi bwera bw'umuburo ngo bugomba kuvugwa mu birere bigoye cyane kuruta ibindi no mu migi yuzuye ibyaha byinshi, ahantu hose umucyo w'ubutumwa bukomeye bw'abamarayika 3 utaragera. Buri wese agomba kugerwaho n'irarika riheruka rimutumira mu bukwe bw'umwana w'intama. Ninde uzemera kugenda? Ninde uzemera gutumwa? Ninde uzagira uruhare muri uyu murimo ngo abwirize ubutumwa abantu babashe kurokoka? Ninde uzagira uruhare mu nama y'agakiza wo kuvuga ubutumwa aho izina rya Kristo ritari ryagera? Arandika rero agira ati buri wese agomba kugerwaho n'irirarika. Ninde uzabimugezaho? Buri wese agomba kugerwaho n'irirarika riheruka rimutumira mu bukwe bw'umwana w'intama. Arabwirwa ngo nimugende muje mu nzira nyabagendwa, mwigisha abari mu bose ubutumwa bwiza, muhamagare muce mu nzira nto nini, mugende mubwire abantu bitabe irarikwa, mubwire ngo ibyo kurya byamaze kwitegurwa, nabaze natetse, ibiryo birahari, mugende bijye kubwira abantu. Abagaragu ngo baragenda bajya kubwira, bamwe baranga abandi baremera. Dusabwa kubwira abantu ngo nibinjire kugira ngo umuntu wese ye kuzapfa avuga ngo sinamenye, ahubwo umuntu azazire yuko atigeze yumva. Buri wese agomba kugerwaho n'irirarika riheruka, ntabwo ari ritangira ahubwo ni riheruka. Riheruka rimutumira mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe bugomba kubwirizwa. Ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe bugomba kubwirizwa ikirorere ku kindi, umugi ku wundi, ndetse n'igihugu ku kindi. Atari mu buryo bwo
kwigaragaza inyuma, ahubwo mu mbaraga y'umwuka wera. Ntabwo ari ukubikorera kwigaragaza, ahubwo ni imbaraga y'umwuka wera, nk'uko Pawulo yaravuze ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Iyo mbaraga ihata umuntu gukiza abandi, gukorera muri iyo mbaraga umuntu ngo atabikoreye kwigaragaza, ahubwo aravuga ngo urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata. Ubutumwa bw'imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana buzamamazwa mu bihugu byose hatitawe ku miterere y'ikirere cyabyo, kugeza ubwo ukuri guhetura isi. Ubu butumwa bwiza bugomba kubwirizwa hatitawe ku miterere y'ikirere, ngo ikirere ngo kimeze gitya, ngo gikomeye gitya. Ubutumwa bugomba kuhabwirizwa byanze bikunze. Ubutumwa bw'imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana buzamamazwa mu bihugu byose hatitawe ku miterere y'ikirere cyabyo, kugeza ubwo ukuri guhetura isi. Abazashyirwaho ikimenyetso bazakomoka mu mahanga yose, mu moko yose, imiryango yose n'indimi zose. Iri jambo rirakomeye cyane. Uyu mwumvise neza ko ubu butumwa abantu bazashyirwaho ikimenyetso bazaba bavuye mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose. Ubwo hasabwa rero, ntabwo bazashyirwaho ikimenyetso batazi ukuri, ntabwo bazashyirwaho ikimenyetso batarabwiwe. Hasabwa abantu bihuta, bava mu kirorero kimwe bajya mu kindi, bava mu mugi umwe bajya mu wundi, bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi, bajyanye ubutumwa bwiza bw'imbabazi, bajya kubwira abanyabyaha, kubahishurira inama y'agakiza, urukundo Imana yakunze umuntu, urupfu umukiza yapfuye kugira ngo umunyabyaha yongere abeho, ikiraro umukiza yatinze ngo umunyabyaha yongere guhura n'Imana, kubereka umworera w'icyaha wari hagati y'umuntu n'Imana, n'uburyo wamaze gutindwa ngo umunyabyaha yongere arabukwe akayira yanyuramo ngo yegerane n'Imana. Uyu murimo urakomeye, Imana isaba kuwugiramo uruhare kugira ngo uzakizwe, ni ukugira nawe awukiza, kuko umuntu arabwirwa ngo afite abazakiza n'abazarimbuza, bitewe n'imyitwarire yawe, bitewe n'imikorere yawe, bitewe n'imivugire yawe. Uko uzaba uri, uko witwaye, bifite abo bizakiza n'abo bizarimbuza. Dufite uruhare rero, reka twe kwitwa abarimbuzi, ahubwo tugira uruhare mu nama yo gukiza. Yego, inama y'agakiza ni inama yo kugukiza, yabaye ngo ukire. Arandika rero ati, ubutumwa bw'imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana buzamamazwa mu bihugu byose hatitawe ku miterere y'ikirere cyabyo, kugeza ubwo ukuri guhetura isi. Abazashyirwaho ikimenyetso bazakomoka mu mahanga yose, mu moko yose, imiryango yose, indimi zose. Abagabo n'abagore bo mu mahanga yose bazateranira imbere y'intebe y'ubwami y'Imana n'imbere y'umwana w'intama, bavuga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Urumva rero ko aba bagabo n'abagore bazaba bavuye mu bihugu byose, mu moko yose, kuko niyo usomye mu byahishuwe bari gusobanura ubutumwa bwa marayika wa mbere, bugomba kugira abo bubwirwa. Ni mu mahanga yose, ni mu ndimi zose. Ibyahishuwe yaranditse iri jambo agira ati, mu gice cya 14 ku murongo wa 6 aravuga ati, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi mu nkurikirane, bo mu mahanga yose, n'imiryango yose, n'indimi zose, n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uyu marayika yabonye aguruka aringanije ijuru, ngo yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bose. Afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose, n'imiryango yose, n'indimi zose, n'amoko yose.
ngo ababwire ngo nibubahe Imana kandi bayihimbaze. Tugomba, ni twebwe, ni wowe, ni njye, ufite uruhare mu nama yo gukiza umuntu. Benshi barwaye indwara yitwa icyaha. Ni indwara yica, ni indwara imugaza, ni indwara itera ubuhumyi, ni indwara itera ubukonje, ni indwara itera ubwibone, ni indwara yo kutimenya. Dusabwa kuvuga ubutumwa kugeza igihe umuntu azavamo uwari umusinzi agahinduka uwirinda, wari umubagita agahinduka umunyabuntu, uwanganaga agahinduka uwukunda. Dusabwa kubwiriza ubutumwa abantu bakamenya ibyabaye mu nama y'agakiza kugira ngo umuntu acungurwe. Isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Umucyo ugomba kumurika mu bihugu byose no mu moko yose. Uzamurika ujyanye nande? Ninde uzabujyanayo? Ni uruhare uzagira kugira ngo isi imurikirwe, kuko iri mu mwijima wo kutamenya Imana, iri mu mwijima w'ibyaha bikomeye. Benshi batazi ko ibyaha byabuza abantu kuzabona ubugingo buhoraho. Bimwe byabaye nk'umuco, kuko umuntu arya, kuko umuntu anywa, kuko umuntu yambara, kuko umuntu akora ibindi bintu, niko umuntu yumva n'ibyaha ari ibisanzwe. Ntazi akaga kabyo, ntazi uburyo cyica n'uburyo gikinga amarembo umuntu ntabashe kwinjira. Arandika aravuga ati, isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Umucyo ugomba kumurika mu bihugu byose no mu moko yose, kandi abakwakiriye nibo bagomba kumurikira abandi. Umva uruhare ufite rero mu nama y'agakiza. Abakiriye ubu butumwa nibo bafite uruhare mu kumurikira abandi. Umuntu wese wagize amahirwe akakira ubutumwa bwiza bw'imbabazi afite uruhare rwo gukiza undi. Ni wowe ushinzwe gukiza uwundi. Arandika agira ati, isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Umucyo ugomba kumurika mu bihugu byose no mu moko yose, kandi abakwakiriye nibo bagomba kumurikira abandi. Inyenyeri ya kumanywa yaraturasiye, natwe tugomba kumurika umucyo wayo mu nzira y'abakiri mu mwijima. Inyenyeri y'umucyo yamaze kuturasira, natwe tugomba kumurikira abandi mu nzira y'abakiri mu mwijima kugira ngo babashe kubona. Tugomba gucana amatara maze abantu bose bakamurikirwa. Yarakomeje agira ati, twugarijwe n'akaga kuri ubu tugomba kwamamaza ukuri gukomeye kwagenewe iyi minsi iheruka. Twugarijwe n'akaga. Hano haruguru bavuze ngo isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Igomba kumurikirwa. Ninde uzamurika se? Ni wowe ufite uruhare mu kumurikira abandi kugira ngo babashe kumenya inama y'agakiza, babashe kugira uruhare nabo mu gukiza abandi. Uwakizwaga wese yagiraga uruhare mu gukiza abandi. Nawe usabwa kugira icyo ukora ngo abandi bakizwe. Isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Umucyo ugomba kumurika mu bihugu byose no mu moko yose, kandi abakwakiriye bari mu mwenda bagomba kumurikira abandi. Inyenyeri yo kumanywa yaraturasiye, natwe tugomba kumurika umucyo wayo mu nzira y'abakiri mu mwijima. Natwe tugomba kumurika umucyo wayo nk'uko nawe wamurikiwe, nk'uko nawe warasiwe. Nawe ugomba kurasira abandi bakiri mu nzira y'umwijima. Twugarijwe n'akaga. Akaga karatwugarije. Kuri ubu tugomba kwamamaza ukuri gukomeye kwagenewe iyi minsi iheruka. Ikinteye ubwoba ngo ni iminsi iheruka, ntabwo ari iminsi itangira. Tuyobowe n'imbaraga y'Umwuka Wera, ntibigitinze ubwo buri wese azaba yumvise umuburo amaze akihitiramo. Rega ntawahitamo icyo atazi, ahubwo usabwa kumushyira imbere ibintu bibiri. Ukamwereka urupfu, ukamwereka n'ubugingo, ukamwereka akaga k'urupfu. Hariho n'abatazi ko urupfu ari ikibazo, kuko benshi baravuga ngo turye tunywe twirire ejo tuzapfa. Bazi ko amaherezo arayo, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubwo umuntu yapfa, mu gitabo cy'Abaheburayo
akatubwira ko nubwo abantu bapfa ariko nyuma bazongera hazaba urubanza, abantu bazongera baje mu rubanza. Ntabwo ari ugupfa gusa, ahubwo naho urubanza ruzagerayo. Nyuma yaho umuntu arapfa, ariko nyuma yaho urubanza rukazaza. Tugomba rero kwiteguza, abantu bakitegura urubanza kugira ngo batazaza kugerwaho akaga ngo umuntu avuge ngo nge sinamenye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo benshi bazasubiranamo bavuga ngo ntiwigeze umbwira, umucyo wahawe warawikubiye, itara ryawe waritwikirije intonga, ntabwo warishyize ahagaragara ngo rimurikire buri muntu wese. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo itorero ryubatswe mu mpinga y'umusozi ngo ntiribasha kwihisha, rigomba kumurika umucyo. Niba waragize amahirwe yo kwakira ubu butumwa buheruka, urasabwa kugira icyo ukora nawe. Isi yose igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'ukuri kw'Imana. Ninde uzayimurikira se? Umucyo ugomba kumurika mu bihugu byose no mu moko yose, kandi abawakiriye nibo bagomba kumurikira abandi. Inyenyeri yo ku manywa yaraturasiye, natwe tugomba kumurika umucyo wayo mu nzira y'abakiri mu mwijima, twugarijwe n'akaga. Kuri ubu tugomba kwamamaza ukuri gukomeye kwagenewe iyi minsi iheruka, tuyobowe n'imbaraga y'Umwuka Wera. Ntibigitinze ubwo buri wese azaba yumvise umuburo amaze akihitiramo, nibwo imperuka izahera ko ize. Dufite uruhare rero mu nama y'agakiza, mu kigira icyo dukora. Yesu azaza buri wese amaze kuburirwa akihitiramo inzira yayoboka iyo ariyo. Niyo mpamvu nawe yatubwiye ngo nshyize imbere yawe inzira ebyiri, urupfu n'ubugingo, umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Hari abantu batazi gutandukanya indyo n'imoso. Ufite uruhare mu kubasobanurira ku kuri twizera kugira ngo babashe kurokoka akaga kabugarije. Ukuri kuboneka mu butumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, kugomba kubwirwa abo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Kugomba kumurikira mu mwijima uri muri buri mugabane, kandi kukagera no mu birwa bya kure mu nyanja. Ntibikwiriye gutinda gukora uyu murimo. Ntabwo ubu butumwa, uyu mucyo twamaze kwakira, ugomba kubwirwa amahanga yose, ibihugu byose, imigi yose, ibyaro byose, ngo ndetse no mu birwa byo mu nyanja. Ngo ntabwo tukwiriye gutinda. Intero n'inyikirizo yacu igomba kuba iyi ngo: mukomeze mutwarane, mujye mbere. Abamarayika bo mu ijuru bazaturangaza imbere, badutegurira inzira tunyuramo. Ntabwo Yesu niwe watubwiye ngo ndi hamwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ntabwo azadusiga, yiteguye kujyana nawe ngo kandi akadutegurira inzira. Yiteguye kwemeza imitima, yiteguye kuyikabakaba. Uruhare rwawe ufite ni ukwemera kuyoborwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, ni ukwemera kumvira ijwi riguhamagara ngo haguruka nawe ugire uruhare mu nama y'agakiza. Arakomeza ati, abamarayika bo mu ijuru bazaturangaza imbere, badutegurira inzira tunyuramo. Ntidushobora gutura umutwaro dufite wo kugeza ubutumwa mu birere byo ku isi yose itaramara kuburirwa n'ubwiza bw'Uwiteka. Ntabwo tugomba gutura umutwaro, turabibujijwe tutari twamara, kuko benshi bamaze kuwutura. Benshi bumva rwose ikivi cyararangiye. Abamaze kwakira ubutumwa bumva bameze neza, bumva nta kibazo, bumva bafite umurimo wabo wararangiye. Ariko dufite umurimo ukomeye. Ni twebwe dufite kugabanya uburibwe ku isi. Muri iki gitabo baranditse ngo kugabanya imibabaro y'umubiri. Dufite umurimo tugomba kuvuga. Ibihe biteye akaga biri imbere yacu. Isi yose izaba mu kayubi no mu gahinda. Indwara z'uburyo bwose zizisuka kuri mwene muntu,
kandi ubujiji buganje muri iki gihe no ku birebana n'amategeko agenga ubuzima bizabyara imibabaro ikomeye ndetse no gupfa kw'abantu benshi bashoboraga gukira. Dufite uburyo, dufite umurimo wo gukiza imibiri no gukiza imitima bitewe n'ibibazo byugarije isi. Uko kwibasirwa mu by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvutsa ishyanga ryacu kwishyura ukizana kwaryo. Abazarengera ukwishyura ukizana k'umutimanama bazibona mu bihe biruhije. Bashatse kutwereka ko tugomba gukora mu buryo bwihuta, ntabwo tugomba gutinda, kuko uku kwishyira no kwizana bizakomwa mu nkokora. Uku kwishyira no kwizana bizahagarara, kandi isi iragenda iducira amarenga ku bafite amaso, ku bafite amatwi. Yohana yamaraga kwigisha akavuga ngo ufite ugutwi kumva niyumve. Yesaya 32 avuga umurongo wa 3 aravuga ngo amaso y'abareba ntazagira ibikezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Isi turimo iraducira amarenga. Dufite umurimo ukomeye ndawusubiramo aya magambo. Ibihe biteye akaga biri imbere yacu. Isi yose izaba mu kayubi no mu gahinda. Indwara z'uburyo bwose zizisuka kuri mwene muntu, kandi ubujiji buganje muri iki gihe ku birebana n'amategeko agenga ubuzima buzabyara imibabaro ikomeye ndetse no gupfa kw'abantu benshi bashoboraga gukira. Urumva ko hari indwara. Mu kwigisha ubu butumwa, abantu bazigisha uko bakwirinda, bazigisha uko bakwikingira indwara. Hari izo baterwa no kutamenya. Uruhare rwawe ni ukumusobanurira kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa akaga k'ubujiji bwabo nuko babayeho, baba mu kurya no mu kunywa. Benshi ntibazi uko barya, ntibazi uko banywa, ntibazi uko bakwirinda, biroha mu kaga, barinezeza, ariko uruhare ni wowe ufite uruhare mu gukira kwabo. Pawulo niwe wavuze amagambo akomeye, baza gutanga icyitegererezo. Baravuga ngo mbese hagize indwara itera mu karere k'iwanyu, akaba ari wowe ufite umuti, ngo mbese wabigira ibanga? Barongera baravuga ngo mbese abantu bari gucukura amabuye y'agaciro, nyuma ikinombe kikabagwaho, ukaza gutahura akayira kuko bakira, ngo mbese wabigira ibanga? Barandika ngo iyo Pawulo aza kubaho muri iki gihe, ngo yakubwira ngo ni wowe ufite uruhare mu gukiza abantu, ni wowe ufite urufunguzo. Yewe muntu wamaze kumenya ukuri, yewe muntu wamaze kukwakira, yewe muntu wamaze kumurikirwa n'inama y'agakiza, yewe muntu wamaze kumurikirwa n'uyu mucyo, ukaba waramaze kumenya icyo ukwiriye gukora, ni wowe ufite urufunguzo ku mitima y'abataramenya ukuri. Yaranditse rero arakomeza ati, uko kwibasirwa mu by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvutsa ishyanga ryacu kwishyura ukizana kwaryo. Abazarengera ukwishyura ukizana k'umutimanama bazibona mu bihe biruhije kubwo kwigirira neza. Uko babonye uburyo bagomba kugira ubumenyi mu birebana n'indwara, ibizitera, uko zakwirindwa n'uko zavurwa. Abazagenza batyo bazabona umurimo aho bagiye hose. Bazahasanga abarwayi benshi, abababaye, abazaba bakeneye ubufasha, atari mu bo duhuje kwizera gusa, ahubwo benshi bazaba ari abo mu bataramenya ukuri. Umurimo bavuze byinshi tugomba gukora, umurimo wo kuvura ufatanije no kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa 3 uzabyara umusaruro utangaje. Uwo murimo wo kwizera, wo kweza itorero no kurihuriza mu bumwe, ndetse uhuje neza n'umurimo umutware w'itorero yashinze abigishwa be ba mbere. Irabwiho nibagende babwiriza ubutumwa, bakiza abarwayi, birukana abadayimoni. Rero uku kwishyura ukizana bizagera aho bikomwa mu nkokora, bizageraho bigera ku iherezo ryabyo. Muri iki gitabo
cyitwa umurimo w'umukristo ku rupapuro rwa 93 ndasomamo amagambo akomeye atubwira uko uyu murimo ugomba gukorwa mu buryo bwihuse. Gahunda tangarugero y'itorero baranditse bati gahunda y'itorero bashyizeho berekana gahunda y'itorero ry'i Yerusalemu uko yakoze, ariko ndagera hepfo buri wese mu mwanya we haranditse ngo buri wese wihannye akiyongera mu ngabo agomba kugenerwa aho akorera inshingano ye. Buri wese agomba kuba yiteguye kugira icyo aba cyo cyangwa kugira icyo akora muri uru rugamba. Umuntu wese wihannye akiyongera mu ngabo agomba kugenerwa aho akorera inshingano ye. Buri wese agomba kuba yiteguye kugira icyo aba cyo cyangwa kugira icyo akora muri uru rugamba. Nta muntu ukwiriye kuberaho, nta muntu ukwiriye kwicarira. Umuntu wese wamaze kumenya icyo agomba gukora muri uyu murimo agomba kugira uruhare rukomeye cyane. Arandika agira ati icyo Imana ikeneye si ibigo byinshi, inyubako nini cyangwa ibikurura amaso bikomeye, ahubwo Imana ishaka imikorere ishyize hamwe y'ubwoko bwihariye yitoranyirije kandi bw'igiciro. Buri muntu agomba guhagarara mu mugabane no mu mwanya we ngo atekereza, akavuga kandi agakora ayobowe n'umwuka w'Imana. Ubwo ibi bizaba bigezweho nibwo gusa umurimo uzaba ushyitse wuzuranye. Ndasoma aya magambo, iri jambo rirakomeye cyane. Icyo Imana ikeneye si ibigo byinshi, inyubako nini cyangwa ibikurura amaso bikomeye, kuko benshi nibyo bibwira, ahubwo Imana ishaka imikorere ishyize hamwe y'ubwoko bwihariye yatoranije kandi bw'igiciro. Buri muntu agomba guhagarara mu mugabane no mu mwanya we ngo atekereza, akavuga kandi agakora ayobowe n'umwuka w'Imana. Ubwo ibi bizaba bigezweho nibwo gusa umurimo uzaba ushyitse wuzuranye ubwiza. Buri wese yakoze mu ruhare rwe, inshingano ye yayirangije. Imbaraga z'umutwe w'ingabo ahanini zishingiye ku karimo. Bashatse kwerekana imikorere y'ingabo z'abasirikare uko bajya bakora k'umurimo aho ubushingiye. Ahanini baravuze ngo imbaraga z'umutwe w'ingabo ahanini zishingiye ku kamaro k'abasirikari bato. Umujenerali w'umunyambaraga yigisha abasirikari bakuru gutoreza buri musirikari muto umurimo ukoranywe umwete, ashaka uko yakuza buri wese icy'ingenzi kimurimo. Ni ukuvuga ngo umurimo w'ingabo, abasirikari bakuru ngo basabwa gutoza abasirikari bato. Nicyo yaragendereye kuri uyu murimo, ariko ndihuta kuri iyi ngingo. Bashatse kwerekana ko umurimo utajya mbere buri wese atagize uruhare rwe mu gukiza imitima. Bashaka kwerekana umurimo w'ingabo z'abasirikari uko bajya bakora, baratoza, basobanura uko bakora ibyo umwe atabasha gukora. Ariko benshi bafite impano zitandukanye, bamwe bakora ibi. Yasobanuye byinshi bajya bakora, ntagiye mu idonido ry'umurimo wabo. Bashatse kwerekana ko umurimo wacu tugomba kuwukorana ubuhanga, ubwitonzi, ubutyoza, kudatinya, kuko dusatiriwe n'ibihe bikomeye. Nta gutindiganya. Ku rupapuro rwa 97 haratubwira ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri hafi, ndetse umuhindo wawo ugeze bugufi, urihuta cyane. Nimureke dukwete inkweto z'ubutumwa bwiza,
twiteguye gutabara nta gutindiganya. Mureke dukwete inkweto z'ubutumwa bwiza twiteguye nta gutindiganya. Abizera b'itorero bagomba guhora biteguye kwinjira mu murimo, bumvira itegeko rya shebuja. Aho ariho hose tubonye umurimo wo gukora, tugomba kuwukora duhanze amaso yacu kuri Yesu. Iyaba buri mwizera wese w'itorero yari umubwirizabutumwa muzima, ubutumwa bwiza bwa kwamamara mu bihugu byose, mu mahanga yose, amoko yose, indimi zose, mu gahe gato. Iyaba buri wese yari umubwirizabutumwa muzima, iyaba buri wese yaragize uruhare mu murimo w'inama y'agakiza, nukuri umurimo uba ugeze hafi gusoza. Dusatiriye iherezo ry'amateka y'isi. Imibereho yacu dusatiriye iherezo ry'amateka y'isi. Imbere yacu hari umurimo mugari, ariwo murimo usoza wo gutanga ubutumwa buheruka. Ngo ni umurimo usoza, ntabwo ari umurimo utangira. Mumenye umwanya duhagazemo. Turi mu itorero rya 7, mu mpanda ya 7. Mu bihe biheruka aravuze ngo dusatiriye iherezo ry'amateka y'isi. Imbere yacu hari umurimo mugari, ntabwo avuze ngo ni mutoya, ariwo murimo usoza wo gutanga ubutumwa buheruka bw'umuburo ku isi yacumuye. Ni umurimo uheruka, kuko uyu murimo impamvu bavuze ngo ni uheruka, baranditse muri Matayo 24 baravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibw'imperuka izahera kwize. Ni ukuvuga ngo umurimo usigaye gusa n'uyu wo kubwiriza ubutumwa yesakaza. Ibindi byose byaravuzwe, byavuzwe, ibyahanuwe byarasohoye. Uyu niwe murimo uheruka yesakaza, niwo murimo ukwiriye kugiramo uruhare. Waba umugabo, waba umugore, waba umusore, buri wese afite icyo yakora ngo arangize uyu murimo. Mu mpano nyinshi zinyuranye, mu bumenyi butandukanye, buri wese afite icyo yakora ngo arangize inshingano yahawe. Turihuta, baravuze ngo Imana izahamagarira abantu gusiga amagare yabo ahinga inzabibu zabo, bave mu yandi mashami atandukanye y'imirimo, maze ibohereze gutanga ubutumwa mu isi yose. Imana ifite umurimo usabwa gukorwa kandi wihuta. Hamagarira abantu kugira ibyo bareka kugira ngo uyu murimo urusheho kujya mbere. Ku rupapuro rw'ijana baranditse ngo nimukanguke bene data n'abasaza banjye, nimukanguke mwikomeza gusinzira, kuki muhagaze aho umunsi wose ntacyo mukora. Yesu arabahamagara agira ati namwe nimuje mu ruzabibu rwanjye. Uwo ari we wese wakiriye umwuka wera agomba kuwugaragaza, kuko imbaraga ze zose zigomba kwegurirwa umurimo ukoranye umwete. Abantu bose bakiriye Kristo mu kwizera barakora, biyumvamo uburemere bw'imitima. Muri iki gihe Imana iri guhamagarira buri wese wamenye ukuri, kandi akaba ari ububiko bw'ukuri kwera, guhaguruka akageza ku bandi uwo mucyo w'ijuru. Urumva ko umuntu wese wamaze kwakira ubutumwa, umuntu wese wamaze kubumenya, umuntu wese usigaye ari we bubiko bw'uko kuri, agomba guhaguruka akabugeza ku bandi. Nimukanguke bene data, kubw'agakiza k'imitima yanyu ubwanyu nimukanguke. Ntacyo mushobora gukora mutamfite ubuntu bwa Kristo, mudafite ubuntu bwa Kristo. Mukore mukibishoboye. Iri jambo rirakomeye. Nimukore mukibishoboye, mukore bigishoboka. Bashatse kwerekana ko hari n'igihe abantu bazashaka gukora kandi bitagishoboka. Nababwiye ngo isi iragenda iducira amarenga, aho iyobokamana ngo rizibasirwa, maze inzira zikazitirwa ngo haba hafi hakaba na kure.
uwagira ngo amaso yacu ashobore kureba uko abamarayika baguye bakorana n'abarundukiye mu kudamarara kandi biyumvamo ko batekanye, mu by'ukuri ntitwakongera kumva tuguwe neza. Abamarayika babi bahora batwoga runono budacogora. Ubu mu isi Satani yamaze gutuma benshi badamarara, baguwe neza kandi bari mu rupfu, benshi bari mu kaga ko kutamenya. Kandi niwe wamaze kwakira ubutumwa, niwe ufite ububiko, niwe ufite urufunguzo, niwe ugomba kubaburira, niwe ugomba kuberera imbuto mu bikorwa, mu magambo, mu mikorere. Ni wowe usabwa kugira icyo ukora ngo isi ibashe kuburirwa. Umvira ijambo ndarisubiramo maze tujya kugera ku musozo, maze mwumve icyo umuntu wese asabwa kugira. Uwagira ngo amaso yacu ashobore kureba uko abamarayika baguye bakorana n'abarundukiye mu kudamarara kandi biyumvamo ko batekanye, mu by'ukuri ntawakongera gusinzira. Ntabwo twakongera gusinzira. Dufite umurimo ukomeye itorero risabwa gukora kugira ngo abantu bashyirwe ku murimo. Ku rupapuro rwa 87 w'iki gitabo cy'umurimo w'umukristo havuga ngo abizera b'itorero bagomba gukora, bagomba kwihugura ubwabo, bakihatira kugera ku rugero ruhanitse rwabashyizwe imbere. Ibi Imana izabafasha kurugeraho nibakorana nayo. Ntitugomba gupfusha ubusa akanya na gato mu birebana no gukarishya ubwenge bwacu mu byerekeranye n'umurimo w'Imana. Nyagasani yifuza ko twagira amahugurwa yose ashoboka, dufite umugambi umwe rukumbi wo kugeza ubumenyi bwacu ku bandi. Nta muntu n'umwe wamenya ahantu n'uburyo ntawamenya ahantu n'uburyo n'icyo azahamagarirwa gukora cyangwa kuvugira Imana. Data wa twese wo mu ijuru wenyine niwe ubona icyo ashobora gukoresha abantu. Reka mbabwire bavandimwe, uruhare rwawe muri uyu murimo rurakenewe kugira ngo tuze kururangiza, kugira ngo tuze impano ya buri wese irakenewe. Tugomba gukora umurimo watuma isi yose yongera kumenyekana. Impano y'umuntu wese irakenewe. Mu gitabo cyitwa Guhamagara kwacu guheruka baranditse bati abantu bose bafite umwuka w'Imana bazagira umutima wo gukabakabwa, wuje impuhwe n'ikiganza kiramburiye kugira neza. Twashinzwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa buheruka bw'imbabazi bugomba kubwirwa isi, ubutumwa butegurira abantu kuzahagarara ku munsi w'Imana. Mbese twiyumvisha inshingano yacu? Mbese dukora uruhare rwacu mu kwamamaza ubutumwa? Iki gihe cya none nicyo gikubiyemo inyungu z'iteka ryose. Tugomba gushinga ibendera ry'ukuri imbere y'isi iri kurimbukira mu kinyoma. Iri jambo muryumve. Abantu bose bafite umwuka wa Kristo bazagira umutima ukabakabwa kandi wuje impuhwe n'ikiganza kiramburiwe kugira neza. Twashinzwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa buheruka bw'imbabazi bugomba kubwirwa isi, ubutumwa butegurira abantu kuzahagarara ku munsi w'Imana. Abantu bose bafite umwuka wa Kristo bazagira umutima ukabakabwa kandi wuje impuhwe n'ikiganza kiramburiwe kugira neza. Twashinzwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa buheruka bw'imbabazi bugomba kubwirwa isi, ubutumwa butegurira abantu kuzahagarara ku munsi w'Imana. Mbese twiyumvisha inshingano yacu? Mbese dukora uruhare rwacu mu kwamamaza ubutumwa? Iki gihe cya none nicyo gikubiyemo inyungu z'iteka ryose. Iki gihe cya none nicyo gikubiyemo inyungu z'iteka ryose. Tugomba gushinga ibendera ry'ukuri imbere y'isi
iri kurimbukira mu kinyoma. Uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana, basobanuye byinshi berekana ko abantu benshi banezerewe, batekanye, badamaraye. Bamwe ngo tuzatanga amaturo, abandi ngo tuzatanga ibyacu, ariko yaratubwiye ngo impano n'amaturo nta n'umwe muri twe bizagurira agakiza. Iyobokamana rya Bibiliya niritera imbere, n'iterambere ry'imico yacu rituma umutima usabana n'Imana, ugakunda iby'Imana ikunda kandi ukanga ibyo Imana yanga. Imana ntizigera yemera amaturo yanyu niba mwizigama. Ntabwo ibasaba gusa ibyayo biri mu butunzi yabahaye, ahubwo ishaka n'umutungo wayo uri mu mibiri yanyu, mu mitima no mu ntekerezo zanyu, kuko byacungujwe igiciro cyinshi cy'amaraso y'umwana w'intama. Rero bavandimwe, nshuti nkunda, reka mbabwire ko dufite uruhare rukomeye mu nama y'agakiza. Imana nyir'umurimo, Imana nyir'ubwenge, Imana nyir'ububasha, ubwo yaduhaye umurimo ukomeye, ubwo yadukunze ikadutoraniza icyo tugomba gukora, reka njye namwe tugire uruhare mu nama yo gukiza bagenzi bacu. Umurimo uragutse ni mugari, ariko tusasaniye buri wese agakora mu ruhare rwe, agasohoza inshingano ye, twagera kuri byinshi. Niwo munezero wacu, nibwo butunzi dufite. Nta kindi dufite tuzakura mu isi usibye kuzagira umunezero mu ruhare twagize rwo gukiza abandi. Urahamagawe, ndahamagawe. Imana igufashe kugira uruhare muri uyu murimo, kandi izaguhe gusoza neza utariho ikizinga. Yesu wagukunze, nawe uzakunda abandi mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Data wera ukiranuka uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburyo wadukunze ukatwitoraniriza, tugushimiye ko waduhaye umurimo ukomeye, tugusabye imbaraga zo kuwinjiranamo umwete n'ubutwari no gukunda imitima. Nituwusoza neza tutariho umugayo, nabwo tuzashima izina ryawe. Tubabarire ubunebwe, tubabarire ubute twagize, tubabarire kudamarara, ibyo twabayemo igihe kirekire, uduhe gucunguza uburyo umwete. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.